Tegurira abandi buri munsi ijambo ry'Imana buri munsi buri munsi buri munsi buri munsi buri munsi. Tuje kugusingiza Nyagasani kubera ibyiza wadukoreye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Igiye kutugera neza kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu 2024, umunsi mukuru duhimbazaho Yozefu Mutagatifu, urugero rw'abakozi. Muri aka kanya tugiye kuganira ku murimo. Umurimo twigana Yozefu wakoze ubutaruhuka, agakora amanywa n'ijoro kugira ngo ashobore gutunga urugo rw'i Nazareti, Yezu, Mariya na Yozefu. Nuko akabera umubyeyi mwiza, umurinzi, akabagira neza, akigisha na Yezu umurimo w'ububaji. Nguwo umurimo tugiye kurata muri aka kanya, kugira ngo nawe iyi tariki ikubere urwibutso rwo kwizirika ku murimo. Umurimo ukozwe neza uzaguha ifunguro rigutunga, ukubesheho. Mbere yuko mbabwira ingingo remezo tujya kuzirikanaho, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana kugira ngo riduherekeze, maze nawe ukore, wijye gukora cyane nk'aba Yozefu, kuko nta murimo n'umwe usuzuguritse ubaho keretse niba utagutunze. Tubahaye ikaze ahangaha kuri buri munsi kugira ngo mugubwe neza. Ahangaha uze guhigira gukora cyane, maze ukore neza igishimisha Imana. Ijambo ry'Imana tujye kwakira turisanga ibaruwa kabiri Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyetesaloniki, umutwe wa 3 umurongo wa 6 kugeza ku 13. Bavandimwe, mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo, tubategetse kwirinda umuvandimwe wese w'inyandagazi udakurikiza inyigisho n'umuco mudukomoraho. Muzi neza ukuntu mugomba kudukurikiza. Ntabwo twigeze tuba inkorabusi wanyu, nta n'umwe tugeze dusaba umugati wadutunze, ahubwo ijoro n'amanywa mu mvune n'imiruho twarikoreraga ubwacu, kugira ngo hatagira n'umwe muri mwe tugora. Si ukuvuga ko tutari tubifitiye uburenganzira, ahubwo twashakaga kubabera urugero mukurikiza. Igihe twari iwanyu twabahaye umugambi tuti, niba hari udashaka gukora ajya reka no kurya. None dusigaye twumva ko muri mwe harimo abandaraye, ntibagire icyo bakora, ahubwo bakivanga muri byose. Abameze batyo tubategetse kandi tubasabye ibingibi: muri Nyagasani Yezu Kristo nibajya bakora mwituze, batungwe n'umugati baruhiye ubwabo. Namwe bavandimwe, ntimukadohoke mu gukora neza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Namwe bavandimwe, ntimukadohoke gukora neza. Amen, amen, amen. Bayoboke b'Imana, twongeye kubaha ikaze ahangaha kuri buri munsi. Uyu munsi bita umunsi w'umurimo, tujya guha agaciro umurimo. Aka kanya twabateguriye ahangaha kuri buri munsi ikiganiro kiryoshye cyane kiza kuduherekeza mu kuvuga ku murimo, wa murimo dutunze, tuza kuzirikana ko umurimo ukozwe neza ari inzira igana mu ijuru, naho nanone umurimo ukozwe nabi ni inzira none igana ikuzimu. Umurimo mubi, ubwo tujya kuzirikana ku ngingo rusange igira iti umwuga mubi, bishatse kuvuga nanone umwuga uteye ishozi. Rero muri aka kanya turazirikana ku ngingo 3 ziza kudufasha gusesengura neza uwo mwuga uteye ishozi waba ari uwuhe. Nawe komeza ubwibazeho, bishatse kuvuga nyine umwuga ukuganisha ikuzimu, naho umwuga mwiza no kuganisha nyine mu ijuru, ari no murimo mwiza. Ingingo ya mbere yitwa kazi ni kazi. Ingingo ya kabiri, igisubizo cya Kiliziya ku murimo. Ingingo ya 3 turaza kureba umwuga mubi. Bityo nawe uhatire kunyura inzira nziza yo gukora icyiza gishimisha Imana no kureka ikibi, wa mwuga mubi ukuganisha ikuzimu. Reka duhere ku ngingo ya mbere, kazi ni kazi. Iryo ni ijambo ry'Igiswahili rivuga ngo umurimo n'umurimo, nta gusuzugura umurimo. Buryo usuzuguye umurimo, ubusuzuguye nyine n'uwawuguhaye. Ngo umunsi umwe ngo umubyeyi ngo yagiye kubona yicaye mu rugo, abona umwana we baramugaruye kubera amafaranga y'ishuri atari yujuje. Nuko nyina ararira cyane, ararira, dore ko umwana nyine yari n'imfubyi,
nyina amaze kurira yibaza ahantu yakura akazi kugira ngo uwo mwana asubire ku ishuri abone amafaranga amujyana ku ishuri. Nuko nyina areba hirya areba hino ajya gutakambira umuturage wari ufite umurima kugira ngo amuhe akazi. Wa muturage amuha akazi. Wa mubyeyi asaba uburenganzira niba yasaba n'umwana we bagakorana ako kazi kugira ngo kihute kandi umwana asubire vuba ku ishuri. Nuko nyir'umurima arabimwemerera. Wa mubyeyi ajya guhamagara wa mwana, maze wa mwana ngo yitegereje umurimo nyina yatangiye gukora kandi agikomeza gukora kugira ngo uze kumuhesha minerivare. Nuko wa mwana areba hirya areba hino aravuga ati mama nabera njyewe n'amashuri maze kwiga sinshobora gutwara ifumbire nubwo wagira ute. Nuko nyina agahinda kesha akomeza kurira. Nibwo rero wa patro arebye wa mwana aramubwira ati sha koko urabona mama wawe uburyo ari guhangayika kubera wowe akemera gutwara ifumbire nyine kugira ngo ugire gute ujye kwiga. Kazi ni kazi sha, ntukagisuzugura akazi, kuko uyu murimo nimurangiza urakujyana ku ishuri nyine ujye kwiga uguhe ibikoresho by'ishuri uguhe amafaranga. Kazi ni kazi wa mwana we. None se shaho wa mwana we nta mazi mugira iwanyu kugira ngo uze gukaraba nyine nurangiza gukora ifumbire? Wa mwana akomeza kugenda yikoreye mu mifuka yigendera nk'umusirimu wese. Abasirimu aho muri kongeye kubasuhuza, nimukomere babyeyi. Ngiye niba ari Pawulo mutagatifu yatwandikiye itubwira ku murimo udakora ntakarye. Ubwo se uyu mwana ugategereje ko mama we ava kudeya, ava guhingiriza, ava gutwara ifumbire kugira ngo amuhereze amafaranga y'ishuri ajyana ku ishuri. Babyeyi, mbega abasirimu bari aha. Akazi ni akazi. Akazi kose ugiye ugakora kapfa kuba kagutunze. Bigutwaye iki se gukora mu ifumbire? Nta mazi se mugira iwanyu? Bigutwaye iki se gukora mu myanda, ugakora isuku, ukita ku matungo, ukita ku bana, ukaba umuyayi, ukaba umuedi, n'undi murimo wose? Bigutwaye iki niba uwo murimo ugutunze? Umurimo, umwuga ntugutunze, ukaguha igaburo rya buri munsi, ukakurerera abana, ukaguha ibyo ukeneye. Umwuga ntugutunze. Kazi ni kazi, ntugasuzugura umurimo rero, kuko umurimo ni ingenzi kandi umurimo no guhuza n'abandi, ukaguhuza n'ab'ijuru, no umurimo ukuganisha mu ijuru. Kazi ni kazi rero. Nyuma yo kumva abasuzugura umurimo, abapinga umurimo, abo ngabo nyine inzira yabo nta yindi usibye kuba abanebwe. Kera kabaye bazatangira bakora mu mifuka. Ni bya bindi babaje umuntu bati ukora hesha, ati nkora mu mifuka. Yewe ukora mu mifuka nyine igihe cyose utabasha guca bugufi, utabasha gukora imirimo iciye bugufi, icyo gihe nawe uzakora mu mifuka. Ingingo ya kabiri, igisubizo cya kiliziya ku murimo. Twahereye mu byanditswe bitagatifu. Pawulo mutagatifu ari gutwama inkorabusa, inyandagazi, niyo abandi ngo bategereje umunsi wa Nyagasani ariko badakora. Bagahora bumva ko Nyagasani agiye kuza, nuko bagaparika imirimo yabo ngo ntibongera gukora. Ese no kurya bazareke kurya? Ngaba abantu bamwe bagaragara ku isahani ariko umurimo wagera bakihisha bagahunga. Bya bindi byuko ushobora kuba umuntu mukuru ku isahani ariko ku murimo ukaba umwana. Bishatse kuvuga ku murimo ugira ubunebwe, ku murimo urabura, ku murimo urasiba cyangwa ugakererwa, ariko isahani yagera, saa kurya yagera, ukiruka amasigamana kugira ngo ujye kurya. Ese urarya ute kandi ntabyo ugeze uruhira? Pawulo mutagatifu arakubwira ati mujye mureka no kurya igihe mudakora. Muri aka kanya tujye kureba magister, inyigisho za kiliziya ku murimo, kuko abantu benshi bajya bapinga umurimo bakagira ngo ni ibintu twihangishaho, kandi kiliziya yatanze ibisubizo. Gusa njye nawe hari igihe tudasoma mu mateka ngo tubonye ukuntu kiliziya yagotse itugokera, kuko abantu benshi dusuzugura umurimo. Kazi ni kazi wa mwana we, ntugasuzugura umurimo. Igisubizo cya kiliziya ku murimo turaza kugaruka ku nyandiko ya Papa Yohani Pawulo wa kabiri yitwa Laborem Exercens. Iyi nyandiko rero itubwira ku murimo nyirizina, umwuga. Bakristo bavandimwe, umurimo usibye kuduhesha icyubahiro, l'honneur, umurimo ukozwe neza uratagatifuza, n'uburyo bwo kwitagatifuza. Dore rero bimwe mu byiza
by'umurimo, ibyo byiza dukesha mutagatifu Tomasi wa Kwino. Igihe Tomasi wa Kwino avuga ku gaciro k'umurimo, avuga ko umurimo ukozwe neza ubeshaho nyirawo, ukamuha ifunguro, ukamutunga. Umurimo ukozwe neza utera ubumenyi kandi urwanya indwara nyinshi ndetse n'ubujiji, ukarwanya ubunebwe kakahava, ukarwanya ibishuko, ukagabanya gucumura. Nibyo koko mubyeyi, burya uzacunge no mu buzima busanzwe, umuntu udafite icyo ari gukora bigenda bite? Aracumura kakahava. Twongere twibutse mu mateka ibyanditswe bitagatifu kwa Dawudi, ngo Dawudi yari yasibye kujya ku rugamba. Nuko rero ni munsi abyutse kubera ubunebwe bwinshi, ntabwo yaragiye ku murimo, biza kurangira ashutswe. Ibishuko bimufashe, irari ry'umubiri riramufata neza neza, riramugota. Kubera iki? Yiriwe yiryamiye yigaramiye, yasibye umurimo. Ndakubwiza ukuri, udafite icyo ari gukora ashukika vuba, barubanda rurushukika nyine. Mbese ni bya bindi yuko nyine shitani nayo imushakira imirimo, nyamunsi ikamushakira imirimo. Muvandimwe, nutangira kwidegembya wumva ntacyo uri gukora, uzamenye ko shitani icyo gihe ari kugushuka. Rero n'abahanga muri psychology bemeza ko kuruhuka ntabwo ari ukuryama gusa cyangwa kuba nta kintu uri gukora, ahubwo no guhindura umurimo wakoraga. Ako kantu mubyeyi, changement d'activité, guhindura umurimo, gukomeza ugakora, upfa kuri gukora neza. Nguko umuntu uri kwidegemya ntacyo ari gukora, akesha agwa mu bishuko byinshi kandi by'ingutu, agakora ibyaha kakahava byinshi cyane, ndetse rimwe na rimwe bakanamubeshyera. Hari n'igihe abarengana ariko bagakomeza bakamubeshyera. Kubera iki? Niyo nyine udafite icyo ari gukora. Ni bya bindi by'uko Pawulo yavuze ati udakora ntakarye. Rero bakristo bavandimwe, ngo umurimo ukozwe neza niwo wahemye kuzana n'ibisubizo byiza mu mateka. Ubwo twibuka mu kinyejana cya 18 hadutse uburyo bwo gukataza mu iterambere mu bukungu bw'inganda, l'industrialisation. Nuko inganda zirakataza bikomeye, haza kuvuka amasysteme menshi, uburyo bwinshi bwo gukora, système économique libéral et marxiste, arizo zo le capitalisme et le socialisme athée. Ubwo buryo bwo gukora bukandamiza barubanda baciye bugufi. Ibyo rero byari mu kwirwanaho, kwikubira, kwihagararaho, guharanira inyungu nyinshi, inyungu zawe nyine, maximisation des profits privés. Aho ni ku ruhande rwa capitalisme. Ahandi noneho no gukumira umutungo w'umuntu ku giti cye, bityo umukozi akamana nk'igikoresho cya shebuja, byumvikane igicuruzwa cye, ikintu cye. Mbese nk'inka ye, ni nka mvugo igira iti je travaille il mange, ndakora ahasigaho bakirira, bararya njye ndi gukora. Mbese umukozi ntagire uburenganzira ku mushahara bwe yakoreye kandi ariko kari kamutunze. Ngaho kagatama k'umukene ba Dawudi bariye. Hari umwarimu wajya gutwigisha akavuga ati heureusement que l'espérière veille, Dieu veille toujours sur les pauvres. Imana ntihumbya, Imana ivugira umukene, y'abana irebera umukene ntihumbya, ibiri maso ikajya nabikoresha kugira ngo bakore umurimo, kubohora abandi. Kiliziya rero ifashujwemo n'abayobozi bayo yaje gutanga igisubizo kuri ako karengane k'abakozi ba rubanda ruciye bugufi, bamwe n'ingofero abuzukuru ba Rushati. Ubwo yari ikoresha umugaragu wa Papa Leoni wa 13, Leon 13, mu 1891 mu rwandiko rwa Gishumba encyclique rwitwa mu Kilatini Rerum Novarum, les choses nouvelles, la révolution, ibintu bishya, ibintu bigomba guhinduka. Bityo uburenganzira n'inshingano ku mukozi bikubahirizwa, droits et devoirs des ouvriers. Icyo gihe rero ngo hatangira urugendo rwo kwibohora, les syndicats. Umukozi akamenya uburenganzira bwe, umukozi akava ku kintu, la chose, agasubira ku bumuntu, l'humanité. Nuko gukora hamwe biratangira, les associations. Ariko umukozi nyine akarushaho kugira uruhare ku bintu bye, akagira uruhare ku mushahara we, propriété privée, ngaho ari we nyine, he no kuzongera gukandamizwa. Iyi encyclique rero yandikwa Gishumbi bashingira igiti, ibintu bigomba guhinduka. Rero Novarum, iyi encyclique yagize uruhare mu kubaha umurimo, kunamira umurimo, kuha agaciro, hakabaho umubano ugomba kuranga umukozi n'umukoresha we, kurengera inyungu z'abantu ku giti cyabo, no kwimakaza uburenganzira bwa muntu. Iyi encyclique rero iza ari équilibre, inganya agaciro, irinda ubusumbane,
hagati ya ziriya zindi systeme cyangwa buriya buryo bw'imikorere bwakinagazaga ba rubanda ba giseseka, bwakinagazaga abakozi. Ya encyclique ku murimo rero ya Papa Leoni wa 13 yakurikiwe n'izindi encyclique ebyiri za Papa Yohani Paulo wa kabiri. Iya mbere yitwa Laborem Exercens yo ku itariki 14 z'ukwa 9 mu 1981, Laborem Exercens sur le travail humain. Iryo jambo laborem riva ku nshinga y'ikilatine laborare, c'est travailler. Ndetse n'indi encyclique yitwa Centesimus Annus y'isabukuru 100 ya Rerum Novarum. Izi nyandiko zose rero zikaba zigaruka ku murimo, bityo umurimo que le travail soit sacré, umurimo kaba wubashywe kandi ntube ahantu ho gucakaza umuntu no kumupyinagaza, ahubwo ahantu ho gutunga abantu no guhurira n'Imana, umubano mwiza w'umukozi n'umukoresha we. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akozwe. Nk'uko Kiliziya umubyeyi wacu itahwemye gukemura izo mpaka z'urudaca kubyerekeye n'umurimo, ikoresheje abayobozi bayo, igende ku byanditswe bitagatifu no ku nyandiko zimakaza umurimo n'icyubahiro tugomba. Gusa abantu bamwe cyabaje bakomeje kuvunira ibiti mu matwi, ikandamizwa riracyariho, yica urubozo riracyariho, kurya umushahara w'abandi biracyariho, kurya za ruswa biracyariho, ari za ruswa ku mubiri, ari za ruswa ku bintu, aho umukozi agifatwa nk'igikoresho biracyariho ibyo bintu. Wongere uze kubanza wisuzume niba umurimo wawe ari uguhuza n'ijuru cyangwa niba umurimo wawe ugucomokora ku ijuru, narinjye kuvuga gukopira umuriro n'amazi bigatuma utandukana n'Imana, kandi ukibagizwa ko ubutumwa bwacu hano ku isi ari ugukora neza tugana ingoma y'ijuru. Umwuga ukozwe nabi n'umwuga ukozwe neza. Twavuze ko kazi ni kazi, umurimo wose rwose ni mwiza, ukaba ukozwe neza upfa kuguha ikigutunga. Ariko hari imirimo ibiri umuhanga yavuze itugejeje habi muri iki gihe. Iyo myuga mibi ngiye kuyikubwira, nawe uraza kuyifindura, cyangwa nutabasha kuyifindura ndaza gukuyobora maze kuyikubwira hanyuma. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umuyobozi wari ukomeye cyane, utinyitse, ufite igihagararo gikomeye cyane, urimo avuga rikijyana mu gihugu. Umunsi umwe yigeze gukoresha inama abaturage, ngo bakaba bari bamuzaniye urutonde rw'abarozi muri ako gace bari guca ibintu, bari kwica abantu nabi cyane. Nuko abaturage baza kurakara, bakora urutonde rw'abarozi bose, babashyira umutegetsi wari uhari ku butegetsi icyo gihe. Ataba abantu gira uko bagenza. Uko abagenzaga nyine namwe murabyumva, usibye kubahondagura ndetse no kubafungisha bakaguma mu buroko, ubundi abaturage bakabona amahoro. Nuko rwa rutonde ngo barugeza ku muyobozi. Wa muyobozi amaze kwakira rwa rutonde, ararusoma bise ukuntu imanutse yose. Nuko cyamutunguye ngo uko yagenda agasoma urutonde ahereye ku bishe bakeya kugeza noneho bwa nyuma ku bishe benshi aribo bari sozaga urutonde, wajya gusoma bwa nyuma na nyuma agwa ku izina rya nyina. Izina rya nyina aryo riri ku mwanya wa nyuma nyine, bishatse kuvuga ko ari umaze kuroga benshi. Wa muyobozi neza afatwa n'ikiniga, ikirungura sinabivuga, yenda gusara. Ati iri zina riri ahangaha ni ryandi. Akomeza kwibarisha wenyine yiganiriza. Ubwo akaba abantu nyine uko agendaga bahamagara ati nimuze. Ubwo yarageze kuri iryo rya nyuma nyine rya nyina, nawe agiye kumuhamagara kuri telefone kugira ngo aze nawe yitabe. Bagiye babaha convocation doshyushye, bityo bajye kubafunga. Bamaze kubakubita nk'iboko nka bingaye, nuko ahamagara nyina ati mama, koko iri zina ni wowe? Niwo bashyize kuri urutonde rw'abarozi? Ni wowe cyangwa tukokwe nawe ni wowe? Nuko nyina ngo agiye kumusubiza, mubyeyi ukurikira aka kantu, hari igihe nawe wasanga njye nawe bishobora gutubaho kandi byabanga. Nuko aramubwira ati niko se mwana wanjye, urinda ujya kumpamaga ngo wajye kumfunga? Niko iyo uwo mwuga ntakiza kuwukora wari kuba uri hehe? Wari kuba warapfuye? Wari kuzakora ute? Wari kwiga ute? Ko ari uwo mwuga watumye wiga ukaminuza bigeze aho ngaho, none wabaye umuyobozi
uwo mwuga ni wagutunze. Iyo ntakiza kuwukora nta buryo wari kwiga. Wa muyobozi neza akubitwa n'inkuba. Ako kanya muzi ukuntu byagenze se, yahise afata rwa rutonde ararurigisa, na n'ubu barwanditse barakibaza bati ese azabatumaho cyangwa ntazabatumaho, ese bazafungwa cyangwa ntibazafungwa, ese babarozi barisubiyeho. Aha urutonde hise arurigisa, nta n'uwamenye irengero ryarwo. Nuko igihe kirashira, abaturage bakiri kwivovota, bakiri kwibaza bati koko ababyeyi baduhemukira baduhekure bene aka kageni. Nuko hashize igihe kirekire ngo haza kuza indi inkubiri noneho ikaze cyane. Nuko abaturage nanone muri ako gace ngo baza gukora urundi rutonde rw'indaya. Indaya zogoje ibintu, indaya ziri guteza umutekano muke, indaya ziri gukora amabara, indaya ziri kwica, indaya ziri gukora ibintu bibi cyane, ziri guteza umutekano muke. Nuko umuyobozi noneho hafatwa n'uburakari ko indaya zose agiye kuzisakuma, ubundi azifunge, yongera azifunge, zigume mu roko igihe kirekire, ubu utazongera kuvamo. Umuyobozi ararakara, nuko bamushyize urutonde. Uko agenda agasoma noneho agenda zitumiza, uwo atumije amukubitisha bitegura kubajyana mu buroko. Nuko nanone aza gutungurwa, ari gusoma bwa nyuma na nyuma aza kubona mu izina rya mushiki we muri rwa rutonde rw'indaya. Neza apika krizi ikomeye cyane, umutima ndagusimbuka. Nuko nanone kushura kandi nanone ahamagara mushiki we ati iri zina mbonye ahangaha ni iryawe? Mushiki we ati yego ni iryanjye nyine. Nuko umuyobozi aramubwira ati koko ukansebya bene aka kageni, ugakora uburaya bene aka kageni, koko hari icyo twabuze iwacu? Nuko mushiki we ariyumvira musaza we ari kumutonganya, ado kumutuka, hafi kumutuka ku babyeyi. Nuko mushiki we ariyumvira aramubwira ati umva rero ibintu ni bibiri, urahitamo usezere ku kazi cyangwa sezere ku buraya ngewe. Yaba uruzi ko ako kazi wagahawe nuko nkundana na shobuja na patro, kuko ntago ashobora kuguhemba atarambaza tutaragahanira, ntago ashobora gukongeza umushahara tutaririrwana, tukararana, tukaryamana igihe kirekire, ntibishoboka. Inzu wamo ninjye wayikubakiye, kuko shobuja turiranwa bigatuma kongeza, bigatuma uramba ku kazi. Ako kazi urakareka cyangwa ngewe ndeke uyu mwuga w'uburaya. Ninjye ukubeshaho muri ako kazi rero, niba utarubiza umwuga wanjye no kubeshaho muri ako kazi. Neza umutegetsi afatwa n'ikirungurira, afatwa n'ikimwanya cy'imisa 25, yibaza noneho hagiye kurigisira rwa rutonde. Nuko ararufata ngo banza yararukanje ararumira, na n'ubu abari bazanye rwa rutonde baracyari kurushakisha ahantu yarushyize, naho ubundi ntibaza amakuru. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akozwe. Ngeye imyuga ibiri ishobora kuba iri mu nzu yawe cyangwa mu nzu iwacu, imyuga iteye ishozi, umwuga w'uburaya ndetse n'umwuga wo kuroga. Iyo myuga niyo myuga mibi ihaba, akandi kazi kose ngo agakora, ariko iyo myuga niyo yivanze muri ibyo bintu byose. Ni mbi cyane, imyuga ni mibi cyane. Ngo kubera icyo myuga ari mibi, kubera ko iyo myuga kenshi ariyo kumena amaraso, kandi ikintu cyose cyajemo amaraso ngo burya buba ari umuvumo urya w'indani, umuvumo mubi cyane. Kumena amaraso y'umuntu ni umuvumo mubi. Ngo kuko indaya zimena amaraso cyageze kuramwe inda muri université, ngo niho hadutse ngo imprimer, je vais imprimer, ngo ngiye gukora ka impression gatoya, kandi ari umwana agiye gukura mu babyeyi. Ngo kumena amaraso y'impinja wa mubyeyi we, ngo no muvumo. Ngo korera uko abantu benshi bahera muri za impression bakemprima, kandi ari umuvumo bari kwikurira. Ngo umwuga mubi bagacira amafaranga, bakora amafaranga menshi cyane, amarozi n'ibindi byinshi cyane. Rero hari bamwe bakwiyumvamo ko umwuga wo kuroga ari ugufata ibyatsi nk'abakundi ba mukecuru kera bajya babikora, babakecuru n'abasaza. Reka da, kuroga bingana kwica. Kandi ushobora gufata ibyatsi, ushobora gufata inkota, ugafata icyuma, ugafata intwaro za kirimbuzi. Byose no kwica mubyeyi we. Iyo ni imyuga mibi, iyo ni imyuga y'ikuzimu, imyuga sekibi. Twongere muri aka kanya tuzirikana ku murimo ndetse n'imyuga y'ikuzimu, imyuga iteye ishozi. Twongere tuzirikane ku ntambara ziri kubera hano ku isi iwacu. Hano turi ku isi, ibihugu byo hirya kure cyane, ari byo hirya kure cyane muri Afurika n'ibya hafi hose, dukomeze tubizirikaneho.
kongera turebe abantu bari gupfa, abantu bari kumena amaraso y'abandi, abantu bari kumena amaraso y'abandi. Niko muyobozi we, mutegetsi we, abaye ari mushiki wawe wamufunga, abaye ari mama wawe wamufunga, kugese dushaka kumena amaraso y'abandi. Bose si abantu. Ngewe yansiklike gufata ibintu by'ibikoresho aho kubafata nk'abantu. Uzasanga intambara dufite muri no minsi za Ukraine n'Uburusiya bahanganye, amaraso agahameneka kakava, abantu bakabacunaguza, bakabagira ibikoresho ngaruza muheto. Uzasanga intambara muri Israeli, muri Gaza, Israeli na Gaza, Israeli Hamas bari kurwana bikomeye cyane. Kandi Israeli se ari ubutaka butagatifu mubyeyi, koko ubutaka butagatifu bumena amaraso. Babyeyi, natwe ikintu tujye tukireba, ibintu bigeze kure babyeyi. Imyuga yo kwica, iyo myuga babyeyi, iyo myuga warangiza ngo nikubeshijeho kandi umaze kwica amaraso. Ibyo biganza bimena amaraso, uwo mutware, uwo mutegetsi umena amaraso, biramureba. Ibindi bizajya bimubaho ntimukajye mutubaza. Nta muntu umena amaraso wagize amahoro. Wagira amahoro utese ko hora nawe agahinda umutima ukurya urabirya, ariko nawe bikakurisha umutima. Ngiye za systeme zampanguye, systeme economique zo gucakaza abandi. Iyo nshakaza abandi nzajye zirikana ko umurimo ni kubutesha agaciro. Nk'ubu Yozefu agarutse agasanga turi kuruga abandi, agasanga turi gukuramo inda, impression, agasanga turi kwica, turi kuroga, intwaro za kirimbuzi zibarizwa iwacu, ibihugu biri kurwana n'ibindi, za Sudani zikarwana zikivamo, za Syria, za Nigeria, bose bakarwana intambara nyinshi. Na hafi aha ngaha hose abantu ngo bari kurwana bapfikise, bapfinonda. Inda nini babyeyi, inda nini kadutanga imbere. Nuko ngo bakarwana bakaza kwibagiza ko hano ku isi duhari nk'abagenzi. Hano ni mwicumbere gana, ibi byose tuzabisiga. Hasigara iki? Hasigara urukundo. None se waba ruri iki niba wirira ukinywera ugasahura ibyawe n'ibitari byawe byose, ugateza intambara, uri kwicukurira irimbi, inzira y'ijuru ukabura yizinutswe. Umurimo mwiza nutwambutsa ukaza tugeza mu ijuru. Umurimo mubi, umwuga mubi, nuwo nyine uza kugeza ikuzimu. Mubyeyi, wirinde umuvumo. Niba kandi hari aho tatiye igihango, ongera ugaruke. Yozefu agusabire kugira ngo nawe we kuba inkora busa, ahubwo umuntu ukora cyane. Reka mu kanya gato dutandukanye ikiraka ndetse n'umwuga. Bavuga ko ikiraka hari ikintu ukora rimwe gatari kenshi, buke, ntabwo gikora iminsi yose. Ujyaho none ejo ugasiba, utyo, mbese ntabwo kiramba. Ni umurimo utaramba. Naho umwuga ni umurimo uramba, wawundi ukubeshejeho, wawundi ukora nanjye kuvuga buri munsi, wawundi unaguhemba buri munsi. Icyo bikora nawe igihe uzagwa mu ngeso mbi ari zo ubusambanyi, icyo gihe ntabwo bazahita bakwita indaya, birumvikana. Ntabwo bizahita bihinduka umwuga. Ariko zirikana ngo umubyeyi hano gakurikire ruto nirwo rugendo, kandi ngo ufashe utubuye duto ukagenda uturundanya, dukora ibibuye binini, dukora umusozi muremure. Kwa duto nyine nawe n'urundarundanya ibyaha. Navugaga nk'ibiraka, ejo bundi wabonye kiraka kwa databuja ahangaha, wongera wabonye kiraka kwa mabuja hirya, byose ukagenda urundanya. Uzi ko bizahinduka umwuga kera kabaye umwuga mubi, umwuga uteye ishozi. Rero rekeraho mubyeyi, rekeraho kujya mu ngeso mbi, rekeraho kujya mu ngeso mbi z'ubwicanyi, ingeso mbi z'ubusambanyi, ingeso mbi zo kuroga. Ibyo ngibyo ubihare shitani n'abambari be, kuko aho ngaho nyine barasinye. Nawe urashaka kujya muri ayo masezerano kandi uri umukristo. Intambara ababyeyi, izi ntambara zimeze nabi hano kuri nosi. Abantu ntibari gushaka ko abandi babona ijuru. Abantu bamwe bari kuyobora bakandagiye ku mirambo y'abandi. Mbega ibintu biteye ishozi. Mubyeyi imyuga yitondere, nusanga waratangiye ibiraka byo kwa Sekibi, nyaboneka please bisezerere kugira ngo unyure mu nzira nziza Nyagasani ashaka. Iyo myuga ibiri mubyeyi, iyo myuga ibiri iteye ishozi, nanjye kuvuga isesemi, ariko nanze kubivuga kugira ngo ababyeyi bamwe hari igihe byaza kujya igihe bari ku meza, mumbabarire. Iyo myuga
mu gusoza rero, nyuma y'uko tumaze kubona kazi ni kazi, igisubizo cya kiliziya ku murimo, na nyuma y'uko tubonye uburyo umwuga wawe utagombye kuwutesha agaciro, tugiye gusoza tubona icyo twakakwiriye gukora muri iki gihe turimo, inshingano zacu nk'abakristo. Martin Luther niwe wavuze ati, umurimo w'umudozi ni ukudoda imyambaro, umurimo w'umukorodoniye ni ukudoda inkweto. Ubwo noneho umurimo w'umukristo no gusenga. Bakristo bavandimwe, muri iki gihe, muri uku kwezi kwa rozari, ukwezi kwa Bikira Mariya, ufatisha pure yawe, twinginge Bikira Mariya adufashe, cyane cyane izi ntambara ziri kuba, ziri gutesha agaciro umurimo, ziri gutesha agaciro umuntu, ziri gutesha agaciro by'Imana, abana b'Imana bakaburagira. Nyaboneka please fata ishapure yawe ababagizi ba nabi, ubasabire rwose, kuko bari gukoreshwa na sekibi, nuko bakihagararaho esprit de domination, bagasakuma ibintu byinshi ariko bakayongobeza abantu. Fata ishapure tubasabire, bityo Yosefu mutagatifu nahindukira azongera asange dugifite isura y'umurimo, kandi n'imirimo isuzuguritse ipfa kubitubeshejeho. Dufate ishapure dusenge, dupfukame. Mubyeyi, ntuzigere uryama utigeze uvugana ndakuramutsa rimwe byibuze usabira ibihugu biri mu ntambara, kuko intambara ushobora kumva ko iri kubera hirya kure, ariko n'iwacu yahagera. No muri ibihe byacu natwe dusabirane, kuko tugeze ahaga, tugeze aharindimuka. Nyumva abayobozi batangiye kugenda barwana bashwana, uzamenye ko igihe cyawo cyegereje, uzapfuka musenge. Ni bya bintu umuhanga yavugaga ati, erega gusenga ntabwo ari gusa gupfukama mu kiliziya, mu rusengero, muri chapelle, muri kiliziya ukamara igihe kirekire uri kuvuga ndakuramutsa Mariya dawe uri mu ijuru n'andi masengesho yose nk'uko kiliziya yadushyiriyeho. Ahubwo gusenga ni umurimo ukozwe neza. Umurimo wose ukozwe neza ni uburyo bwo gukomeza isengesho. Le travail bien fait, c'est la continuation de la prière. Umurimo ukozwe neza ni uburyo bwiza bwo gukomeza isengesho. Nawe rero mubyeyi, ngwifurije isengesho ryiza, upfuka musenge. Akariya tegeko rya Mutagatifu Benedicte umukuru wa monakiri rigira riti, anibyo ngiye gusorezaho, ora et labora, prie et travaille. Kora kandi usenge. Nawe rero kuri uyu munsi w'umurimo uharanire gukora cyane kandi ukore neza. Wirinde ubunebwe, wirinde ya myuga igusebya, wirinde ibiraka byo kwa sekibi, wirinde ibikorwa by'ubisha, ubugambanyi n'ibindi byose byakujyana mu kumena amaraso. Urangamire Nyagasani akubabarire, nanjye mbabarire, twese atubabarire, tugire umwete mu by'Imana. Yosefu mutagatifu urugero rw'abakozi, udusabire buri munsi. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.